bakaba bacyanga bacyanga eh kitagira amazi abantu bakaba bacyanga eh icyo kibazo ko kinshanze kangitekereza oya tekereza bacyanga icyo kintu kandi kikaba kitagira amazi kandi ufite iminota mike yo kugisubiza icyo kibazo ko ntajyaga nsi kigira amazi bakaba bacyanga Nzovu iyi cano yawe igamije iki? iyi cano yes nk'ibisanzwe ngiye banyita Musa nongeye gushimira wowe udukurikiye kuri iyi saha, kuri uyu munota, kuri aya masegonda. Nk'uko ubibona nkaba ndi kumwe na Nzovu, akaba agiye kuguha ikaze kuri cano yiwe ariyo yiswe Nzovu 250, ariko nawe araza kubibwira. Nzovu, urakaza neza mu kiganiro. urakoze kubakurikirana YouTube channel Nzovu 250. Inshuti zanjye ndabakunda, munshyigikire. Kunshyigikira nta kundi ni ugukora subscribe, share na comment, mutibagiwe gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagereho igihe. Kandi inshuti zanjye abakunzi ba Nzovu, koko ndabakunda aho muherereye hose ku isi, mu Rwanda, East Africa, aho umunyarwanda ari hose, cyangwa ndetse n'abaturanyi bacu b'abarundi. Imana igihora ibarinda rwose, muhahe muronke, imifuka yanyu yuzure, n'intoki zanyu zuzure nazo. Rero ubu ngubu ni Nzovu muri kumwe, inshuti yanyu. Ese Nzovu, ntiwatangira usengera abakunzi bawe, dore yuko ari nabo bari kugenda bagushyigikira bashaka kuzamura? Abakunzi banjye ngiye gutangira ikiganiro mbasengera, mbasabira imigisha ku Mana. Imana ihora ibarinda aho mugenda, mujya mu kazi cyangwa mukavaho. Imana igihora ibarinda. Mana ishobora byose, Mana nkunda, ni wowe waremye ijuru n'isi. Mana nkweretse YouTube zose ngiye, ntabwo mvuga ngo niyanjye njyenyine, ntabwo mvuze ngo ni Nzovu 250. nsengera muri YouTube channel yose, nsengera aho umunyarwanda aho ari hose, haba bari mu Rwanda, haba bari muri East Africa, haba bari ku mugabane w'i Burayi, ubwo ndavuga bari muri Amerika, muri Canada, iyo mu Bufaransa, iyo mu bihugu bya kure rwose, aho umunyarwanda ari hose, ndetse n'abandi bose batuye isi. Mana ugihora ubarinda Mana, ndetse n'abakunda iyi YouTube channel yanjye Nzovu 250. icyo mbisabiye ni ukuyikunda, mukayikurikirana buri ku munota. Mana nanjye uzahora umfasha. Mana, hariho nk'abantu bashobora kunca intege bavuga ngo gushinga YouTube channel Nzovu 250 ngo ntabyo nzashobora. Mana, abo ngabo ni abanca intege, ariko bazanshyigikira. Mana nzabashimira. Mana rero kugira ngo nanjye mbigereho, Mana ni ukumfasha. Mana, nkaba mu biganza byawe, sincike intege, singere gute. Mana, ibyo mbisabye mbikuye ku mutima, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yes, Nzovu rero nk'uko byagiye bigaragazwa muri komenti z'abakunzi bawe, hari ibibazo bimwe na bimwe bagiye babaza. Ese byaba ari ngombwa yuko tubisomera kuri kamera ukabasha no kubasubirizaho, cyangwa uzabasubiriza mu gikari? Reka rero, ibyiza ni ibihe? Njye ndumva twafatamo nka bimwe. Reka dufatemo nka bikeya, yego, dusubize abakozi bacu. Burya nabo iyo ubasubije aho barishima, bakavuga iti na Nzovu akurikirana ibyo tuba twamwandikiye. Yes, hari nk'ikibazo cya mbere gusa, komenti nyinshi nagiye mbona, hari abagiye bavuga ati zamuka Nzovu, zamuka, tera imbere nawe, iki ni cyo gihe. Ariko si ibyo gusa, kuko hari n'uwaje kugera aho ngaho abaza ikibazo, aravuga ati ngese
Nzovu iyi cano yawe igamije iki? iyi cano yanjye Nzovu 150 igamije kuganiriza abakunzi banjye aho bari hose ku isi, tubasetsa tugira gute. Twebwe kandi nk'uko nakunze kubivuga ku yandi ma YouTube channel y'abandi, njyewe ntabwo nzajya mu bya politike nk'uko navuze ko n'abandi bankoresha, nababwiye ko ntazajya mu bya politike. Nihagira unganiriza ibya politike njyewe byose nzabijyamo. Njyewe ni ugusetsa no kuganira, kandi nanone iyi YouTube channel yanjye ikazagera ubwo inteza imbere. Yego uvuze ku kintu kijyanye no gusetsa, nongera nanjye kukigarukaho. Ese uzajya usetsa abantu mu buhe buryo? Kubasetsa ni ukuganira, mbese tugasetsa nk'uko njya nsetsa abandi bantu ku yandi ma YouTube channel. Nanjye nibyo nzaza nkora kuri iyi YouTube channel yanjye mbaganiriza. Ariko iyi YouTube channel ntabwo ari ukuvuga ngo tuzatuganira gusa, hari byinshi tuzaza dukora. Urabona ngeze muri ya myaka 50 n'ingahe, tuzatugerageza tunyuzeho n'ibya siporo. Yego ariko uvuze ngo ugeze mu myaka 50 n'ingahe, nibuka yuko ejo bundi kuri kiriya kiganiro cya mbere watanze hari aho wavuze yuko ufite imyaka 50. Ese buriya nibyo koko? Nibyo, iyo myaka, kandi ni nayo mpamvu harimo avuze se Nzovu ko atangiye YouTube channel yarakererewe, ageze muri imyaka 52. Burya inkono ihira igihe. Ubu iki nicyo gihe cyo gukora ku mafaranga. None se Nzovu, ubu ngubu ntabwo uratangira guhabwa nawe pasiyo? Oya pasiyo kuko pasiyo ntabwo ndayihabwa. Erega imyaka 52 ntabwo iba ntabwo ari myinshi cyane. Harimo bumva imyaka 52 bakumva ko ari imyaka myinshi cyane. Ntabwo ari myinshi cyane. Reka rero ngaho ugiye gutangira nk'uko wabivuze, noneho udusetse. Urabona ntaratangira kugira ngo ngane n'abakunzi banjye. Yego. Kandi watangiye iyi YouTube channel, natangiye YouTube channel izaza, ntabwo izaza inyuraho ikiganiro umuntu yicaye cyangwa ahagaze. Tunyuzaho n'ibindi. Tushobora kunyuzaho ibyerekeye imyidagaduro. Muzi ko ndi umufana wa Rayon, mbona no kubwira abafana ba Rayon ndetse n'abayandi makipe rwose mukore subscribe, share na comment, mutibagiye no gukanda inzogera, kuko njyewe ndi umureyo. Ariko si ukwango ndabwira ikipe ya Rayon Sports gusa, n'abakunzi banjye mu yandi makipe ndabafite bakunda Nzovu, haba izo kipe zose ziri mu cyiciro cya mbere. Nzovu, sori gatoya, umuntu witwa Gikona uramuzi? Gikona abo ngana abafana ba Peri. Rega abafana ba Peri ni inshuti zanjye. Mbona no gusuhuza umufana nkunda wa Peri nawe bita Rujugiro. Nongeye nsuhuze n'undi bita Nyabugogo. Erega nubwo ndi umureyo, abafana bandi makipe turakundirana. Yagize ati muri comment aje inbox cyangwa se kuri WhatsApp yawe, agira atarakubwira ngo ese Nzovu ngo waba ugiye kureka gufana Rayon ariko ukaza mu mutima wacu? Oya Giko, ngusubize inshuti yanjye, nta kintu mpfa nawe. Ikipe Rayon ni ikipe nkunda cyane, ni ikipe indi ku mutima, ni ikipe ubwo aho abareyo bose bari barakumva, barimo kunyumva. Yego, njye ndi umwana w'Inyanza, ndi umwana wakuriye ku ikipe Rayon ndayikunda. Yego, Gikona abafana ba Peri turakundana. Rujugiro ni inshuti yanjye, Gikona buri inshuti yanjye, Nyabugogo ni inshuti yanjye. Rero ntabwo njye ikipe yanjye indi mu maraso ni Rayon, ntabwo nayivaho ngo mbe najya mu yandi makipe. Nzovu, hari undi muntu unyarukiye mu gikari aranyandikira ambaza ati, cyangwa se yandika kuri channel yawe, nanjye aragaruka aranyandikira ku ruhande arambaza ati, ese watubarije Nzovu mu by'ukuri asengera he?
katangira dusengera. ngewe reka nsubiza abakunzi banjye buriya kujya gusenga si ukujya mu kiliziya si ukujya mu itorero n'iwawe mu rugo wahasengera. Nibutse n'abantu burya mujye mubyuka mu gitondo musenge mwiragize Imana, ugire ikintu ubwira Imana kuko uba ukangutse amahoro, kandi nawe ugiye mu kazi ugomba kugira icyo ubwira Imana. Rero buriya ngemeruka gusenga mu kiliziya, hari umuntu inshuti yanjye witabye Imana, iyo bagiye kumusezeraho bamusengera nibwo mperuka kujya mu kiliziya. Naho ubundi nsengera mu rugo ndyamye no mu nzira aho ngenda nawe nshobora gusenga. Mwabyumvishije neza yuko Nzovu rwose ababwira yuko nawe buri gihe mu gitondo asenga, gusa bibaye ngombwa yuko atameshoninga nyirizina urusengero asengeramo, ariko mu rugo naho arahasengera. Reka twigarukire ku kibazo Nzovu ushobora gusubiza ku buryo abantu wabasetsa, kandi nawe ndabizi neza yuko uri umwateri mwiza. Twagiye, ikibazo kiragira ati ni iki cyangwa kitagira amazi? Ngo iki? Ni iki cyangwa kitagira amazi? Icyo kintu se kitagira amazi, kitagira amazi, ariko abantu bakaba bacyanga kitagira amazi, abantu bakaba bacyanga. Icyo kibazo ko kinshanze kanyitekereza. Oya, tekereza bacyanga icyo kintu kandi kikaba kitagira amazi, kandi ufite iminota mike yo kugisubiza. Icyo kibazo ko ntajyaga kigira amazi bakaba bacyanga. Yego. Umuriro abantu barawanga. Umuriro se bashaka kuwanga kuko ushobora gutwika abantu. Umuriro barawukunda. Reka nkukopezeho gake, jya mu nyamaswa. Mu nyamaswa? Yego. Inyamaswa se zimwe baraza mu nyamaswa ushobora no kuvuga inyamaswa itagira